nkufite ni benshi bazatwigiraho. Uri umunezero wanjye, niwe juru rito ryanjye. ariko se ko mbona waba usa nk'umuntu usobanutse ubujiji ufite bukura. Njye ntabwo nsobanutse, ndi injiji, ndi ikibwa, mwese sinize, iwacu sabakire, nta muryango mvukamo ukomeye, ibintu byose byaranshanze. Njye ntabwo nsobanutse, nyine ndi injiji. Umuntu agiye kwigira umutindi umukorodoniye ngo nuko kugira asuzuma umukobwa. Saa 10 hari abashareholder bifuje ko mwaganira kuri business. Ndavuga ndabanza ngo baze numve nimba mwaboneka saa 9 uyu munsi. Hold on. Ndadi. Wasaze. Njye ndi umusazi. Ziba. Wandendageze, wakikora igiwe. Ibyo ukora nubwo uri gutukisha umuryango, ariko nawe ntiwiretse. Ikigoryi ngiki umwana nkorera byose ariko ukaba ikigoryi gutya. Ndashaka kukubaza, umuhungu mukundana akora iki? Natubwire. Roma ni mwana wanjye. Papa. Surprise my darling. Baby nukuri ndagukunda. Uri umwiza uzira inenge, uri umwari utamwaye, uri isheja ritambukana ishema, uri byose mu buzima bwanjye. Simfite byinshi naguha, ariko bike mfite tuzabisangira. Ndakwinginze nyakira ukondi. Umva, mu rukundo byose birashoboka kandi tuzabigeraho. Urukundo ni umutima ukunda kandi tuzuye uburyarya, kubeshya no kwiyemera kandi n'ibindi byinshi. Ko subaye iki?